mbona abashumba benshi ari uko bameze, mbona abavuga butumwa ari uko bameze, mbona abahanuzi ari uko bameze. Sengera ibintu byo gusabiriza amasengesho, ugasanga umuntu arirwa yirukanka imisozi yose akayimaza amaguru, amatelefone yose akayajagara ngo arimo arashaka abantu bamusengera. Wowe ukora iki? Mu ijuru nta nyungu barimo kubona. Ibyo byose rero uko nabibonaga, itorero ry'Imana, inzu y'Imana ifite igihombo. Yego. Kandi ifite igihombo abantu bayicayemo. Yego. Ifite igihombo ababwiriza butumwa babwiriza. Yego. Ifite igihombo abahanuzi barimo guhanura. Ariko inyungu z'ibyo duhanura, inyungu z'ibyo tubwiriza, inyungu z'amasengesho dusenga mu buryo bw'umwuka, ngo ntabwo turi kuvukisha. Ntabwo mushaka kwiyiriza ubusa, ntimunashaka no gusenga, ahubwo mwahindutse abapfumu. Wansengeye n'ukuri mukozi w'Imana wangiriye ku mavi, wowe uzakora iki? Akihanganya ukantererera umusozi ikomeze nabi, kwa kazi kamereye nabi. Yego, niba bibaye ngombwa yuko wangaje umuntu wo kugusengera kubera yuko uri bize mu kazi, uyu muntu wangaje nta mukozi udakenera ibihembo. Nyine wowe urimo urakora akazi kakugize bize, kandi wenda we nta n'akazi agira, ni umushomeri. Ariko nubwo yashomereye, muri we afite umwete wo kwiyiriza ubusa no gusenga akaba imbere y'Imana. None yirirwa kwiyiririje, yirirwa gusengera, ubundi wirirwa wirenza amacapati, wirenza amaji, wirenza amakaroni, wirenza amanyama, wirenza iki, ubundi undi muntu ajye kukugorerwa mbese agusengere, hanyuma ubundi wowe uzajya wicara ugarama ati ni ukuri umukozi w'Imana ari kunsengera. Mugabanye ibyo bintu by'uburaguzi. Icyambere n'amakuru. Ndagira ngo unyumve kandi unkurikirane akantu ku kandi witonze, tuze kugendana ijambo ku rindi, agace ku kandi, hanyuma nyuma gatoya ndibuze kugira icyo nkubwira. Ariko kandi wihangane, ntabwo ari ukukugora, ni umwanya mutoya. Ariko kandi nanone hahirwa umuntu wumva amagambo nk'aya ngaya yarangiza akayakomeza. Reka twumve. Abashumba benshi ari uko bameze, mbona abavuga butumwa ari uko bameze, mbona abashumba benshi ari uko bameze, mbona abavuga butumwa ari uko bameze, mbona abahanuzi ari uko bameze. Ariko ngo mbona ngo ndimo gukusanya ibiryo, ngo ngenda mbyegeranya ngo kugira ngo ngaburire uwo mubyeyi yongere agire iki, imbaraga. Imana irangije irambwira ngo uyu munsi wa none itorero ririmo guhungabana. Niba abantu barimo no kubatiza, barimo no kwakira abantu, ariko mu ijuru nta nyungu barimo kubona. Ibyo byose rero uko nabibonaga, itorero ry'Imana, inzu y'Imana ifite igihombo. Kandi ifite igihombo abantu bayicayemo. Ifite igihombo ababwiriza butumwa babwiriza. Ifite igihombo abahanuzi barimo guhanura. Ariko inyungu z'ibyo duhanura, inyungu z'ibyo tubwiriza, inyungu z'amasengesho dusenga mu buryo bw'umwuka, ngo ntabwo turi kuvukisha. Imana irambwira ngo abantu bimitsinda ku rwego rukomeye, abarimo kwiyiriza ni bakeya, nta muntu ugishaka gusenga. Ariko uretse gatoya akantu ko kwiyiriza ubusa, kera wasangaga umuntu yiyiriza ubusa, ugasanga nyine aramara amasaha 48, 72, 96 no kurenga, umuntu atarakoza n'amazi mu kanwa, umuntu ataranafata n'igikoma ataragifata pe. Mbega ugasanga niba ari umwanya yavuze ngo ni umwanya w'Imana, nyine ni igihe cyo kuganira n'Imana. None uyu munsi umuntu aravuga ngo agiye kwiyiriza, agahita yegereza ipaki y'umugati. Mana yanjye, akiyegereza ipaki y'umugati, ugasanga abantu ngo batereye mu misozi za Kanyarira ngo bagiye gusenga, ugasanga barasegasega n'amaji, barasegasega na yo migati, barasegasega n'ibirindazi. Mbega mu yandi magambo, igihe cyo kuvuga ngo ni igihe cyo kwiherera, ni igihe cyo kwiyiriza ubusa, abantu babihinduye nk'igihe hubwo gikomeye cyo kugira ngo babone uko birira n'utuntu bataherukaga. Ariko ndaza gusoma gatoya ku ijambo ryitwa gusenga ariko wiyirije ubusa. Icyambere, Bibiliya yaravuze mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe, ndatekereza ni Matayo,
aravuze ngo kwiyiriza ubusa no gusenga nibyo byirukana umudayimoni. None abantu bo muri iki gihe ntabwo mushaka kwiyiriza ubusa, ntimunashaka no gusenga, ahubwo mwahindutse abapfumu. Wavuga yuko abanyamadini bo muri iki gihe cyacu turimo twahindutse abapfumu, tugahinduka abaraguzi, ibintu byo kwirwa turaguza, twirwa duterekera. We wansengeye n'ukuri wansengeye. Ese wowe ubundi ko wirirwa usabiriza amasengesho ngo nibagusengere, nibagusengere wowe uzakora iki? Ukagenda ukigaramira, ukituriza, ukibera bize ngarame ngo abantu ngo bazansengera, ngo nzahamagara umuhanuzi ngo azansengera. Sinkagaye n'abirirwa babaca amafaranga ngo ni amaturo. None se nyine ko mwanze ko ibyo mwakagombye gukora mu byanga mukajya kubihereza abandi bantu, mujye muguma hamwe muyabace. Kwanza bayabace tu, mujye muguma hamwe bayabace. Wansengeye n'ukuri mukozi w'Imana wangiriye ku mavi, wowe uzakora iki? Wakihanganya ukantererera umusozi ikomeze nabi ko akazi kamereye nabi? Yego, niba bibaye ngombwa yuko wangaje umuntu wo kugusengera kubera yuko uri bize mu kazi, uyu muntu wangaje nta mukozi udakenera ibihembo. Yes, nyine wowe urimo urakora akazi kakugize bize, kandi wenda we nta n'akazi agira, ni umushomeri. Ariko nubwo yashomereye, muri we afite umwete wo kwiyiriza ubusa no gusenga akaba imbere y'Imana. None yirirwa kwiyiririje, yirirwa gusengera, ubundi wirirwa wirenza amacapati, wirenza amaji, wirenza amakaroni, wirenza amanyama, wirenza iki, ubundi undi muntu ajye kukugorerwa mbese agusengere, hanyuma ubundi wowe uzajya wicara ugarama ati ni ukuri umukozi w'Imana ari kunsengera. Mugabanye ibyo bintu by'uburaguzi, mugabanye ibyo bintu by'uburaguzi, ibyo bintu by'ubupfumaguzi. Mureke gufata abantu bitiriwe izina ry'Imana ngo mubahindure abapfumu. Sengera ibintu byo gusabiriza amasengesho, ugasanga umuntu arirwa yirukanka imisozi yose akayimaza amaguru, amatelefone yose akayajagara ngo arimo arashaka abantu bamusengera. Wowe ukora iki? Ko umuntu yanagusengera kunganiye, uri wo kwicara ukagarama ukaba bize ngarame ngo abantu ngo baragusengera? Oya, ibi bintu ntabwo ari byo. Mugabanye ibintu by'ubunebwe, namwe mwige kwisengera. Sengera nukuri, ntabariza rwose. Ugasanga n'umuntu Marie Jose yonyine bwa buserebanyi bwabo Marie Jose buba mu nzu z'abantu, ka Marie Jose konyine kubera yuko kahagaze ahantu amasaha 2 katahava, ugasanga umuntu aro mukozi w'Imana hano hari igihembe rwose cyaje gishingira ahantu, unsengere rwose mukozi w'Imana gishobora kunsogota. Cyakoze nzajya mbaseka, nimuhaguruke mwisengere. Bibiliya iravuga ngo ivi ryose rizipfukamira. Ivi ryose rigomba kwipfukamira, iga gukora akazi no kwisengera. Ibintu byo kwirwa musabiriza, mwirwa muraguza, mupfumaguza, niyo mpamvu bababeshya, mwarangiza mugasubira inyuma ngo nahuye ngo n'umuhanuzi w'ibinyoma ngo ubundi bajya bavuga ngo uwikururiye sakabaka ashaka n'iminono yuzuye urutete. Nibyo, reka babanze bagutuburire bagukosore, niwe wabihamagariye. None niwe wabihamagariye. Reka dukomeze twumve. Aha, mbabwira twagira. Ariko yangaruye nirambwira ngo nimwongere mwiyirize, musenge Imana mugwize imbaraga. Kubera yuko kubera ko abantu benshi baraguye, Imana yanyeretse igicaniro cy'abahanuzi bamwe na bamwe cyarazimye, kitakibonekaho inkwi, nta muriro ukikiriho, kandi aba bahanuzi Imana ibakeneye kubakoresha mu gihe nk'iki ngiki. Imana yantumye ngo ninze mbabwire ngo nimuve mu ntege nkeya, nimuve mu gahuge, nimuve mu burangare, nimureke ibitotsi, nimusenge kandi mugire imbaraga
kubera ko Imana ije gukorana natwe iby'imbaraga, Imana ije gukorana natwe ibintu bikomeye. Igihe cyagiye kandi Imana yambwiye ngo igihe ni iki cyo gukora, igihe ni iki cyo gusenga, igihe ni iki cyo kuba maso, mwe kwirara, kubera ko nubwo bimeze gutyo Imana iri mu ruhande kanwa k'intare ririmba. Nubwo uri mu ngira ngo ngewe nashakaga iki gice gusa nashakaga iki gice kugira ngo iki gice nkifashishe mu kubabwira imbaraga zitwa gusenga. Nge nashatse kubabwira imbaraga zitwa amasengesho, ariko ndazivugaho gatoya, cyangwa se kondisiyo zo gusenga, amahame n'amabwiriza byo gusenga. Imana iradutumaho mu byanditswe, haravuga ngo nuko musenge mutya nimujya gusenga. Reka turebe ku gice cya 6, reka ndebe igice cya 6, igice cya 6 havuga ngo ikira, igice cya 6 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, tuvuge ku murongo wa 5, haravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Hakavuga ngo wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, banza ukinge urugi uhere ko usenge so mu ijuru, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Nishaka ngeze aho ngaho. Yes, nitujya gusenga ntitukamere nk'indyarya zirirwa zidomagura. Hari uburyo indyarya yidomagura gutyo ukuntu ukabona irimo iridomagura ahantu hose ngo ikunde yerekane yuko ngo Kristo ngo baziranye ngo bagize gute. Nujya gusenga ukinga urugi. Gukinga urugi bwa mbere biri mu buryo bubiri. Hari ugukinga inzugi inzu zifatika zisanzwe, hari no gukinga amaso, icyo bita inzugi zitwa amaso. None rero abantu kubera ko bahishwe mu buryo bukomeye cyane, abantu ntabwo bajya babasha gusobanukirwa imvugo ya Bibiliya. Hano haravuga ngo uhere ko ukinge urugi, ukinge amaso yawe, ufunge amaso kugira ngo amaso agufashe kwirinda ibirangaza. Ariko ujya kubona ukabona uyu munsi umuntu ngo we ngo iwabo ngo basenga ngo bakanuye, ukabona umuntu yaturumbuye yagize ate ka hejuru. Reba aho ngaho aka kabiri uturutse imbere yawe, no agakurikira ngaho karaga gutya. Oya, ongera ugakandeho ndakwereka. Kanda kuri ako gakurikira, agakurikira. Yego, kanda cyane ariko ngaho karaga kode. Hanyuma rero inshuti bavandimwe, ibintu byose bigira uburyo, bigira amabwiriza abigenga. No gusenga bigira amabwiriza abigenga. Gusenga ni ugufata pozisiyo yo kuganira n'Imana, kandi uburyo bwo kuganira n'Imana ntabwo tubikora mu buryo bw'umubiri. Ntabwo tuganira nk'uko umugabo n'umugore baganira, cyangwa umwana n'umubyeyi, cyangwa inshuti n'indi. Ahubwo kuganira, icyitwa gusenga, ni uburyo bwo guhindura imitekerereze yawe. Icya mbere, imitekerereze yawe ukayoroshya, ugafata pozisiyo yo kwiyoroshya. Kabiri, ugatekereza kenshi. Kwa gutekereza kenshi kukagutera kwiyinira. Iyo utekereza kenshi urimo wiyinira. Kwiyinira ni ukwigarukamo, ni ukwisubiramo, ureba aho wakosheje, ureba aho wacumuye, ureba aho wagize intege nke, kugira ngo ibyo byose uze kubitura Imana. Impamvu tubitura Imana ibyo byose ni iyihe? Ni uko turi abana, kandi Imana ni umubyeyi. Iyo tujye tukayibwira intege nke zacu, tukayibwira amakosa yacu, tukiyoroshya kandi tugaca bugufi, amagambo uburyo tuyavugamo n'uburyo tuzamura ukwizera kw'imitekerereze yacu,
nibyo bihinduka ikiganiro tuganira n'Imana. Erega nubwo wavuze ntiwumve ko hari ugusubije, ariko si igisobanuro cy'uko itakumvisha. Ndimo ndabona ikirere kirushaho kugenda kiba kibi cyane, ariko ndagira ngo dusoze. Ibintu byitwa gusenga ntabwo ari brage, ntabwo ari ibintu by'imikino. Gusenga si akamenyero, gusenga ni umurimo, kandi gusenga ni ubuzima, kandi gusenga ni igisubizo, kandi gusenga ni inzira iduhesha ibyacu. Iyo dusenga turavuga amagambo, ariko iyo dusubirishijwe ibikorwa bifatika. Hanyuma rero ndagira ngo nongere mbwire abantu muhaguruke dusenge. Ndagira ngo nongere mbabwire ngo nimuhaguruke dusenge, duhaguruke dufate umwanya wo gusenga. Dusengere igihugu, dusengere ubuyobozi bw'ibihugu, dusengere ingabo zacu z'ibihugu, dusengere abapolisi. Muhaguruke dusengere imiryango, buri muntu ku giti cye yisengere, ariko ubishobora zirikane na mugenzi we. Muri rwa rukundo Imana idutoza harimo no gusengerana, gufashanya, gushyigikirana, guhekana mu mugongo w'amasengesho. Ukansengera nanjye nkagusengera, kandi Imana igakora ibitangaza. Rero ndagira ngo dusenge, kuko ndabona ikirere rwose gikabya kuba kibi cyane, ariko mbabwire ngo nimuhaguruke dusenge, kuko igihe Imana idutumiyeho itubuririye ko tugomba gusenga kirahagije. Ese gusenga wobona nta mumaro bikumariye? None se ubundi usibye ko mbivuze gatoya, gusenga we ntabwo ubizi yuko ari uburyo Imana yashyizeho bwo kugira ngo tuganire nayo? Rero nyemerera wige kwisengera kuruta uko wirirwa usabiriza abantu amasengesho ngo nibagusengera. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryubawe, niwe tangiriro ukaba n'iherezo. Wabanye natwe Mwami, ubu butumwa ntibukagenda ubusa, ahubwo buherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.